Muraho neza. Ese waba uzi VP Transport? VP Transport yaje ari igisubizo cy'umugenzi ndetse n'abatwara ibinyabiziga. VP Transport ni urubuga ushobora kuboneraho ibinyabiziga bitandukanye. Muri ibyo binyabiziga dufitemo ibinyabiziga bishobora gutwara abakerarugendo ndetse n'ibinyabiziga bishobora gukoreshwa mu bukwe, ndetse ntitwibagiwe n'ibinyabiziga bitwara umuntu umwe ushaka gutega uri umwe, nta kibazo, ntabwo twakwibagiwe, ndetse n'ibinyabiziga bishobora kugufasha mu kuderivaringa ibintu byawe, cyane cyane ku bacuruzi. Rwose twabagejejeho iyo gahunda ku buryo ushobora kujyanwa n'ikinyabiziga cya VP Transport ndetse bifite umutekano uhagije cyane, ibintu byawe bikakugeraho neza kandi ku giciro cyiza. Serivisi z'ubwubatsi nazo ntabwo twazibagiwe. Ushobora kuba uri kubaka ugakenera serivisi, wenda ukeneye ko imodoka ikuzanira umucanga mu buryo bwo kubaka byoroshye, turahari ku bwawe, turagufasha, tukaza, kandi by'umwihariko serivisi yacu irizewe pe. Ushaka gukoresha VP Transport biroroshye cyane. Usabwa kuba ufite smartphone yawe, ubundi ikintu ukora udownloadinga application. Iyo umaze kudownloadinga application ushiramo imyirondoro yawe. Ushobora kujyamo nk'umukiriya cyangwa se ukajyamo nk'umushoferi. Ubwo nahawe kugira ngo umenye ese urajyamo wiyandikisha uri umushoferi cyangwa uri umukiriya. VP Transport yaje ari igisubizo ku bavuga ngo bakerewe. Hehe no kongera gukererwa, uri kwitegura, hamagara VP Transport ize igutware ikugeza aho ugera amahoro. By'umwihariko twibuke ko VP Transport iguca igiciro gisanzwe, kuko ikinyabiziga kikubona ni ikiri hafi yawe. Nahawe kugira ngo utwarwe n'ikinyabiziga cyizewe kandi ku giciro kikunogeye. VP Transport, umutekano w'ibyawe n'abawe.